Kwizere ko meze neza rero bakunzi b'amakuru atandukanye ya politiki, imikino, imyidagaduro ndetse yes n'andi makuru abatandukanye rero muri rusange nakora ko ubundi no muri rusange rero twavuga ko ngo mu banyarwanda Amerika yashyiriyeho akayabo kugira ngo bafatwe wasigaye batandatu reka tureba batandatu basigaye nyuma ya kabuga felecien wafashwe akaza rero n'abandi n'undi umwe witabye Imana reka kurikira umurebe nimba yakoze subscribe uramenya batandatu basigaye rero leta ya Amerika yishakisha kayabo kenshi ndetse uzafata azagenda ahabwa akayabo gatandukanye mu rusange rero urwego rero rushinzwe gushakisha abakurikiranyweho ibyaha by'intambara ibya jenoside ndetse n'ibyibasiranye ku muntu muri leta zunze ubumwe za Amerika rero sigaje gushakisha abanyarwanda batandatu bashinzwa uruhare rukomeye mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 nyuma rero y'ifatwa rya kabuga felecien ryo ku wa 16 Gashyantare uyu mwaka 2020 rero mu Faransa niwe yafatiwe ndetse bikemezwa ko na Bizimana Augustin rero nawe wari ku rutonde ko bw'abashakishwa nawe yapfuye ariko bavuga ko yapfuye muri Congo hashobora kuba hashize n'imyaka irenga 20 yarapfuye hagati rero ifatwa rya kabuga wari rero umunyamari ukomeye cyane ku butegetsi bwa Habyarimana Juvenal ndetse n'urupfu rwa Bizimana wari umusirikare ukomeye icyo gihe iyo Bizimana we ndakubwira ko yitabye Imana hagati ngo byatangajwe n'urwego rw'ubutabera rw'umuryango w'abibumbye rwasigireho urukiko mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda arusha muri Tanzania ubwo ni n'urukiko rwitwa International Residual Mechanism for Criminal Tribunals agutanga rero buri munyarwanda ari ku rutonde rero yashyiriho miliyoni zingahe miliyoni 5 uzamufata zazihabwa ubwo ni miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika yes $5 ya Amerika rero uzamufata muri abantu batandatu ngiye kubwira zahabwa amafaranga nkuvuga ngo hari uwa mbere kuri rutonde kubona bari gushakishwa haro bita Menya Porte rero uyu nguyu Porte ubundi Menya rero yavukiye muri Perefegitura ya Gitarama mu mwaka wa 1960 ku butegetsi rero bwa Habyarimana yari umusirikare wahawe amapeti yari afite amapeti cyane kuko ari mu ngabo zabarindaga perezida hakaza undi gishakishwa rero bamwita Kayishema Fulgence yarinde Kayishema rundi Fulgence yavukiye muri commune Kivumu muri Perefegitura ya Kibuye mu mwaka wa 1961 nibyo yari yashinzwe urwego rw'ubutabera mu rwa polisi muri Kavumu icyo gihe rero Kayishema rero afatanyije n'abarimo meya wa Kavumu bateguye rero inama zitandukanye maze bakusanyiriza muri kiliziya ya Nyange abatutsi barenga bagera ku 2,000 bari rero bahungiye mu nkambi zitandukanye muri commune rero bagize uruhare rukomeye cyane hakazo bita Ndimbati Aloys rero nawe ari mu bashakishwa uzamufatisha zahabwa miliyoni 5 z'amadolari rero bamwita Munyarugarama Phineas rero nawe ari mu bashakishwa Munyarugarama rero yavutse mu mwaka wa 1948 yari umusirikare rero ku butegetsi bwa Habyarimana aho yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel ashinzwe rero kugira uruhare mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 undi yitwa Sikubwabo Charles rero Charles Sikubwabo yavukiye muri commune Gishyita muri Perefegitura ya Kibuye mu mwaka wa 1940 yabaye umusirikare mu ngabo za leta ku bwa Habyarimana wizo bitaga exfa kazo bita rero ryandika Charles nawe rero yavukiye muri commune ya Gishyita muri Perefegitura ya Kibuye nawe mu mwaka wa 1961 yari afite rero inzu icuruza amafunguro restaurant muri Muboga muri iyi commune ashinzwe rero uruhare mu bwicanye bwakorewe muri Kibuye yes urumva rero abo bantu batandatu nibo basigaye abantu 8 bashakishwaga harimo kabuga felecien yarafashwe Augustin Bizimana yarapfuye yarashakishwaga ariko twaje kumenya ko nawe yapfuye Prote Mpiranya aracyashakishwa Fulgence Kayishema aracyashakishwa Aloys Ndimbati aracyashakishwa nawe ubita Phineas Munyarugarama aracyashakishwa nawe hakaza bita Charles Sikubwabo aracyashakishwa yes ngaye nguko rero
ubwo uzabafatisha aho ngaho ko mbakubwiye hagomba kuzagenda ahabwa ako kayabo. Yes, nicyo bishatse kuvuga buriya. Yes, ngango ko rero nagira nkubwire abo batandatu, nawe nimba hari ubuzi n'amakuru kuri we wayatanga agashakishwa, kuko bugize umusanzu mu kubaka u Rwanda no kubaka isi muri rusange, ushyiriho n'igihembo kuko nawe waragize uruhare mu gushakisha aba bantu. Yes, ngango ko rero nawe nimba hari amakuru ufite uzagenda uyatanga muri rusange, ariko ubwo amadorari nawe ukayafatisha muri rusange. Nicyo biba bishatse kuvuga buri ngaye ko rero nawe umenya abo bashakishwa nkuko nari mbikubwiye, muri rusange. Rero mpiranya porte Kayishema Forjas, Ndimba Tarois, Munyarugarama Phineas, Sikubwabo Charles, yandikaho Charles, bose barashakishwa. Yes, agatonga kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho ya politiki, ngenda nkubwira uko bimeze. Kanda subscribe kuri Rwanda Trends TV 5 tujye tubana gatanu kuri gatanu amakuru ari menshi atandukanye, kandi nawe ujye ugira uruhare mu gutera commentaire no gusharinga no gukangurira abantu gukora subscribe kugira ngo ibintu bibe bigenda neza cyane. Yes, kanda subscribe no kunzokera kuri Rwanda Trends TV 5 ujye ubona amakuru atandukanye muri rusange. Yes, turabakunda cyane kandi ko bana natwe ni ibintu bikomeye cyane.